hari abantu benshi bagiye bagaruka muri comment ngo Element L yagaragaje imbaraga nke muri la performance ndetse abenshi bagiye ba mentioninga ko Element nyine izina Element nyuma yo gusezera cyako twiherera rero kuri igitaramo cya Tiger B na basigaye bamwita ngo Papa Gig uramu kivuga ngo muziki nyarwanda nta mafaranga arimo ukabona Juno Kizigenza oya abamo ariko yifite umuntu gusunika bro ariko ubu ni hatari nuza umuntu bita Yago Pondati mukuru wacu. Waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika? Iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga, bakwigisha computer hamwe no gutunganya amajwi, audio production. Umunyeshuri wize muri iki kigo abanyenerwa na tumurebereho ku murimo abikesha ubumenyi yahawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri iki kigo. Abanyeshuri bahiga bakaba bakomereza amasomo yabo hanze y'u Rwanda babifashijwemo n'iki kigo mu rwego rwo gukarishya ubumenyi n'ubushobozi. Muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire, abarangije troncome, abarangije segonderi, yewe n'abarangije kaminuza. Kandi tubafitiye amacumbi y'abahungu ndetse n'ay'abakobwa. Muramenya ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukomereza amasomo hanze y'u Rwanda. Abifuza kwiga muri iki kigo mwadusanga mu mujyi wa Kigali Kimironko. Ukeneye kumenya byinshi birambuye wasura imbuga nkoranyambaga zacu YouTube, Twitter, Instagram na Facebook kuri General Life TV Rwanda, cyangwa ukadusanga aho dukorera Kigali Kimironko. Ku bundi busobanuro wabariza kuri 0788328205 cyangwa 0788717539. Isi ya none ikoranabuhanga niryo terambere ryawe ry'ejo hazaza. Yeah, it's your boy Kera Diesel. Yeah, once again, hi my people. Let me thank you everyone making subscribe on General Life TV. Yeah, I'm with my brother man. Yeah man, Horiman entertainer. Wagwan. Of Kuzi, the king of Mike. Yeah. Anyways, abantu badukurikira kamabwire ngo nimba mutameze neza. Yeah. Nimba mutameze neza. Iki kiganiro kiraje kugira ngo muhite mumera fresh. Yeah man. Kugira ibintu bimere neza. Ariko nawe utameze neza. I hope you're gonna be alright. Yeah, of course. Yeah, umuhanzi legend, umuhanzi wa danje wakoze amateka ya hatari. Ubu uyu munsi nyine nuko twinjiye muri from zero to hero. So, umuhanzi wakoze amateka ya danje muri mu Rwanda ku isi hose obita Bob Marley. Niwe mu nganzo ye yaravuze ngo don't worry about the thing. Yeah. Cause everything gonna be alright. Yeah, man. Of course. So rero nimba hari ibintu bitari kumera fresh man, nakubwira ngo ejo bucya bucyana yandi. Urumva hari ukuntu ngo uyu munsi ubayeho ubuzima butoroshye, hari ukuntu bubaho man ubona ewana butari buke. Jya nkunda kubaza abantu akabazo k'amatsiko, nkababaza ninde muntu muri cyane muri Kigali. So uko niko nyine dutangiye n'ubundi kiganiro ni from zero to hero. So bivuze ngo man hari abantu ushobora kubaza nk'ababyeyi, ndavuga ababyeyi bacu, ababyeyi banyu cyangwa ababyeyi bawe, ukuntu nk'umuntu abi Kigali bro akabi Kigali nta kazagira gahoraho. Umwana akava mu wa mbere primaire, mu wa kabiri akagera 6e, akajya mu wa mbere secondaire, akagera muri kaminuza. Yeah, uwo muntu nta kazi gahora. Se umurera wamubyaye. Ubwo ndavuga se na nyine hari imiryango myinshi imeze gutyo. Uzi impamvu ntangiye nyine nkubwira gutyo, ni ukuvuga ngo nyine ni bya bindi abajene dufite ikibazo, ndimo nawe urimo n'abandi barimo, cy'ukuntu twiheba turi bato, sibyo? Ukiheba nyine ukabona kubera ko hari umwana runaka ubona wafatishije ubuzima, utarespektingaga ko nyine byamugendekera neza. So ukibaza ngo mana kubera iki ngewe. So ari nabyo bidusunikira mu biyobyabwenge, mu bintu mu ngeso nyine nyinshi. Ari benshi banarwa depression. Aza kukuganiriza kuvuga ati bro basi
nta n'ikiganiro mvuge life yanjye ya ni benshi ariko ashobora no kuba yarabaye muri bwa buzima akabuvamo nyine bro ikintu mvuga usibye ko ngiye nka story yanjye ni gukorera kugira nzayivuga ifite agaciro kuko uyu munsi nyiganishiyeho nta kintu yamarira abantu abo nyibwira so ariko ndi ku fighting uyu munsi nyine namaje gusobanukirwa ko ushobora kuba uriho nabi uyu munsi bishobora kuba byakurangiranye ushobora kubona utakiri mu bantu ntiwihebe wikwiheba kuko ibyiza biri imbere ariko nawe umeze neza nk'abantu hari ukuntu umuntu ameze neza akavuga ati nimba mfite vewuti ifite imodoka yanjye iparitse yari afite igipangu kimeze neza cya $1,100,000 wenda njye nitahira mu kavumo kanjye ghetto abajama barabizi kuba Kigali urumva nimba nitahira muri ghetto ndagenda ndyame nimba nitekeye igikoma hari abajene twitungiwe n'igikoma n'umugati niyo wabonetse of course sometimes ariko nkagenda nkaryama nkavuga ati bro reka ncunganwe na landlord ndindire ku kwezi ariko hari n'undi ubu utaha mu modoka ye avuga ati meze neza reka nirare nyine n'ibindi akumva ko we isa yiyoboye uwo muntu bro none abishuti nawe ujye umugendera kure kuko ntagaba ari mwiza bise binyibutsa ari indirimbo sinzi nimba irasohoka ariko uze kubikurikirana hari umuhanzi nkunda cyane ukiri kuzamuka fightinga nyine ko nagiye numva stories nzagenda nzibabwira umuhanzi bita Remedy uramuzi Remedy ndamubona heruka no gukorana indirimbo na Papa Cyangwe agira n'indirimbo afite indirimbo iri kubica bigacika kuri TikTok bita Landlord urayizi ni indirimbo nziza ni indirimbo ishobora gutusha ku marangamutima ya buri mujene wese wabaye ghetto cyangwa ukiyirimo bro nyine tuba dutangiye n'ubundi kuva kuri zeru ujya kuba intwari aba ari urugendo rutari aba ari urugendo rwuzuye imitego iyo tunyuramo mani ni ukuvuga ngo ibyo bintu kubitekereza gusa kuvuga ngo from zero to hero ni ibintu bishobora kuba bito mu kubitekereza ariko mu by'ukuri mu ngendo biba ari ibintu binini so dukomoreje kuri aho mise nibuka mise nekereza hari abantu hari akantu ukunda kuvuga kambera keza akibazaho ndyamye cyangwa se hari n'ibintu bitoroshye umuntu aba ari kunyuramo havugana ariko mana buri Imana ni nziza so sinzi impamvu abantu bamwe tujya twibagirwa ahantu Imana idukura sibyo hari abantu urugero bro uyu munsi mfite ibintu byinshi nshaka ko tuganira ariko si kubera icyo abantu reka duhere kuri ako kantu kubera icyo abantu dukira tukibagirwa gukinga muri comment wenda abantu bazabivugeho kubera iki ubwo mba nekereje ukuntu nk'umuntu uyu munsi urasenga uri umujene ukavuga mana numfasha ibi nzagushima sibyo hari ibintu uyu munsi tugiye guhera ku matopic turaganira ariko n'ubundi abantu ntibibagirwe ko tubafite amakuru menshi cyane ko turi buzenguruke turahera mu Rwanda ariko before yuko tugiye guharira aka kanya nyine tugiye gukora topic ariko turaza no kubabwira byinshi ntibajye kure rwose tubafite amakuru menshi hari amakuru basogongeje hari ibintu tuzi ku gitaramo cya Ben Kevin Kade hari abantu benshi bagiye bagaruka muri comment ngo Element LA yagaragaje imbaraga nke muri la performance ndetse abenshi bagiye bameshoninga ko Element nyine izina Element nyuma yo gusezera abantu bari kugenda bavuga ko asigaranye imbaraga nke kuko mwabonye no muri performance ko atari nishimye ntabwo yishimye cyane ubonaga ibyo Ben na Kevin Kade bakoraga ubonaga ko ari n'ibintu bapanze ubona ko avuga ati abo bajene n'ubundi baba bafite gahunda ariko Element akagaragara inyuma yabo nyine wenda ukuntu umuntu waba yanyeganyega ari kubona ko ikigaragara cyo Element birashoboka ko yaba yarafite umunaniro se afite ibindi bintu benshi babitinda kuko nyuma yo kuva muri 155 AM benshi bagenda turabizi ko social media kenshi iyo hatabonetseho inkuru ziri trade nago social media icuruza ndetse n'abakonti
content creators bose n'abanyamakuru bagenzi bacu ntibabona ibyo bavuga, ariko nanone nituza kuva mu Rwanda turaza kubatembereza Nigeria, ubwo ni East Africa yose, ariko turaza no kuba twakwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari kuvugwa nabonye Fibers magazine yari yanditse ino nkuru ku witwa Justin Bieber arimo aragurisha ibihangano bye arenga miliyoni 300 z'amadolari kugira ngo yivure ubukene afite n'ibibazo. Ngira ngo nawe utayobewe ni byinshi turi bugaruke witwa Chris Brown ari mu maboko atara. Yeah, of course, ngira ngo ari nyuma yuko haciyeho igihe kinini. Reka tubanze tuzamuke nako gastori warutuzanye before yuko tuza turambura ayo makuru. Turagenda tuyacukumbura impamvu aka kantu tuba tukagarutseho. Ariko nyuma yuko dukora showbiz tukayiganiraho, so nyine tujye ducishamo n'utu topic muri from zero to hero, tujye twespera kuko birabisobanura man, birabisobanura. Hari ikintu nje nshaka ko tuganira ku tuntu tworoshye. Hari amagambo ukunda gukoresha amfasha, niko twari tugeze. Yego, avuga ngo nimba umeze neza ntiwirare, sibyo? Kuko ahuri harundi nanjye njya nkunda kubivuga gutyo. Nimba utanameze neza don't worry, kuko nyine bucya bucyana yana. So hari abantu rero gukira nyine bitwibagiza gukinga. Ikindi hari abantu badufata uko tutari. Sinzi impamvu nk'abantu kuko kugeza ku myaka nka 20 cyangwa 25 cyangwa 30 umajije kugira experience ya life, umajije kabisa kubinararibonye ku buzima, sibyo? Ugenda wiga, uba wiga. Ino si twahoze tuganira mu gikari, ni nayo mpamvu bitumye numva mbazanga amashuri nize ubwira uburyo mu mashuri wize harimo n'ishuri ry'ubuzima, sibyo? Kandi ishuri ry'ubuzima buriya nyuma yo kwiga imibare, ubuvanganzo, ibindi byose, muri ishuri rirenze ni ishuri ry'ubuzima. Kubera ko ishuri ry'ubuzima nadashimo ajya bivuga. Rero uyu munsi reka nkwereke ishuri ry'ubuzima ritwigisha kugira iki? Kugira discipline, kubaha umuntu, kumva ko umuntu hari imigani nkunda gukoresha imigani, ariko nibyo abanyarwanda ni beza. Umunyarwanda yaravuze ngo umugabo mbwa aseka imbohe, sibyo? Umugabo mbwa aseka imbohe. Buriya rero njye nize Ikinyarwanda kera, njye kuko njye nagize opportunity yo kwiga nkiri mutoya, kuko njye nize fatiraho nari nzi Ikinyarwanda kera. Ariko bitewe n'imyaka iciyeho nagwa mbaza ngo man, ngo wize imigani ushaka guca umugani rero nkubwira ati man ongera usobanure ubundi ibyo bishatse kuvuga. Nibyo nshaka kugira no kuvuga ngo ni kwa kundi umugabo mugenzi wawe bajya bavuga ngo aho umugabo aguye undi aharenza utwatsi, sibyo? So impamvu ni iyi, umugabo mbwa nyine aseka imbohe. Buriya reka tubigarure wenda mu mvugo z'ubu, bajya bavuga ngo gereza ni iy'abagabo. So nyine buriya umugabo w'ikigwari yiyumva hora impano arafunze, we aba yumva nyine ni inkuru, nyine arabivuga yishime nimba mwari mufitanye ikibazo. Ariko buriya umugabo nyamugabo iyo mugiranye ikibazo ugafungwa, ashyira ikibazo mufitanye ku ruhande, akavuga kuko nyine ibaze kuntu iwawe muri ghetto uba wisanzuye, umeze neza, wiyitayeho, cyangwa utariye urabyimenyera. So ngaho ibaze kujya kuba mu maboko atari ayawe, bakumenyera ipura n'ibiki, udafite nyine bya bintu byose. So rero tukagaruka kuri ibyo, kuki abantu turakira tukibagirwa gukinga. Ntago njya nibaza nyine ukuntu nk'umuntu w'umukire, ni story tugenda tuganira n'abana benshi. Ngiye nshaka ko umunsi umwe tuzajya tunajya kuri street tukaganira, so n'abantu wenda bakiri kuri zero, bikadufasha iki? Ko like tumenya man gute umuntu nisomira ingiyi, nubwo twabanje kujya hirya wenda y'ibyo turi buganireho bya showbiz, ariko impamvu
ni isomo uza kuganira n'abana abakozi bo mu rugo cyane cyane ugasanga nk'urugero umuntu nagiye nganira nabo maje nyine kugira utwo tuntu uyu munsi niyo mpamvu naje mbivuye umuntu aragutekera ariko kuba gutekera yagutekeye inyama ifiriti ibiryo runaka byiza so umuhaye nk'ibijumba bro ngo genda uteke hano nigeze guhostinga umwana w'umukobwa wenda nanamusuhuze Charles dukurikiye wenda si ngombwa ngo mumenye ngo mention name so numwe mu bakinnyi kazi ba filime dufite anafite series ari gutegura ngira ngo vuba araba ari hano mu kiganiro My Story ikiganiro cyatambutse hano kuri General Life TV ambwira ukuntu yaje Kigali ambwira ukuntu yakoze akazi ko mu rugo ambwira ukuntu byagenze ambwira life ye yose ambwira n'ukuntu bitari byoroshye bro ariko ubu ngubu iyo muganire akavuga ati bro njye narahasorinze kugira ngo nandike film byaturutse ku buzima bwanjye nanyuzeho sibyo igihe hari ijambo yakoresheje ngo abantu bazi mwamini kugira ngo icyo kiganiro abantu baranakirebye neza baragikunze nahoze mbona feedback zinaturuka hanze avuga ati uwo mukobwa arahasorinze kandi nagire courage ndanamushimire cyane n'umwe mu bantu nanjye bampa courage cyane avuga ati bro navuye mu cyaro nambaye mwamini abantu bazi mwamini bajye no muri comment rabyivugiraga numwe mu bakobwa bahagaze neza ubu kandi aza mu bafilimi mu bakinnyi mu bactor bakomeye cyane mu Rwanda bakomeye bro ariko yarahasorinze akazi ko mu rugo akora ajya he akora iki buriya bihaso buri mugabo cyangwa buri muntu ufite like urwana ufite ikintu ashaka kuzagera rwasoringa nibyo ariko nyine kuganira n'aba bakobwa abahungu nyine abana bari gukora bitewe n'ubuzima nta muntu ntekereza ko ari amahitamo y'umuntu nta muntu wajya uhitamo kuvukira mu cyaro ngo avukire mu buzima butoroshye aze kugufasha gutekera ntabwo ibyo bintu ntekereza ko bitari byo so umuntu ahitamo mu buzima nta muntu wakagiye nyine ahitamo ko azahitamo urugo aza gukoramo ngo bajye bateka inyama n'ibiki byandi byose habaye ibirori runaka bamugaburire ibijumba cyangwa ibitoki kandi niwabavayo ibyo yagize kandi arasabwa iki gukunda umwana wo muri urwo rugo akamusekera yaba ababaye yaba atababaye ubwo ndashaka kuvuga ku bana babaho ubuzima bw'akazi ko mu rugo ariko n'abakire bajye bagerageza bubahe umwana nyine ibyo uyu munsi rega niyo mpamvu dutangiye nose urugero aragutekera akurerera umwana wanakwiye kumuha respect uko byagenda kose kuko umuntu ugutekera anytime yakugirira nabi nimba uzi ko umfata nabi umukozi wo mu rugo bro ntabwo uri mwiza kabisa so ari story ibusi sinzi bishobora gutuma katubangure tugaruke mu nzira y'ikiganiro cyacu ariko hari story y'umwana w'umukozi ariko ni indiscipline gusa byakabaye isomo ku bantu kubakoresha so n'ahantu ni story yabayeho nzi umukozi wo mu rugo nyine yafatwaga nabi kabisa so ukwera ndi umwanditsi ushobora kuza kwitugira ngo ni nka filimi niyanditse ndabizi ko nyine yafatwaga nabi noneho abantu n'ahantu mu cyaro to somewhere noneho afatwa nabi mabuja wahora mubwira nabi so bajya guhinga ariko bagiranye amakimbirane hari ibintu bitari byagenze neza bagiye guhinga bari kuvayo urumva umuntu uvuye gwese wabaye mu cyaro se ubutangiye kwigira akavukire oya ntabwo nakugira akavukire kano kanya mani ku myaka yanjye maze imyaka myinshi i Kigali ariko nturi kavukire oya buriya ngo nushaka kugira aho ugera ntuzibagirwaho wavuye none se nakwibagirwa wacu none se iki kiganiro cyitwa Zero to Hero
nukuva hariya hepfo ufighting ujya kuri tu yego rero ntago wabaravuye iwacu hariya hepfo ira harawavukiye uze Kigali kuko Kigali twese twaje gupagasa ila abajene barabizi twaje gupagasa urumva bro noneho umutipe mu mabuja avuye guhingarananiwe abantu bahinzeho barabizi twese twarahinze bro ahageze abona inkoni iri kuzi ariko umukozi shwe aramubuza undi rero kwakwanya utuntu ku ruhande so ubwo azi nyine ngo ibiryo biri ku murongo biri gutungana romani agiye gupfundura isafuriya maze ngo harimo iki ahubwo se urumva harimo iki ari hibereyemo yaragiye afata ikirayi kigikurwa cyuzuyeho itaka cyahinzwe mu gishanga kiriho ibumba uko nyine cyakabaye byose n'undi mucanga yisukumiye ku ruhande akubitamo mu cyaro murabizi ari ukuntu dushyiraho akantu k'agakoma ugashyiramo umupfundikizo ukagerekaho n'ibuye bro urumva impamvu ngarutse kuri iyo story yirasekeje kubera ko nta kintu kindi kirenga ariko no kuvuga ngo nimba warafashe nabi man direct akanaze kugakata akame tunagakwirakwiza nimba ubundi mu mutwe wawe ameze gute nimba ufata umuntu ukoresha wirirwa iwawe ukurerera abana sibyo umuntu ukugaburira ukamufata nabi ugutekera urumva warize kameo ubwo urumva nyine uwo mwana we yabikoze gutyo yabo uwo mubyeyi afite uruhinda cyane usanga yarubijije umwuka cyane man n'abakozi simbavugiye ngo bakora ibyo bintu ntago ari byiza umuntu yagufashe nabi wanamuhunga kugira ngo ukore icyaha byari kuba ngombwa ko aka kantu tubanza kukanyuzaho kuko dutangire so rero twigarukire ahantu tugiye guhera ahantu numva tugiye guhera rero tuvuye kure ariko turi bambaye oya biba ari ngombwa ko abisha ntago oya nubundi uhite usimbuka utavuze ukuri kandi tuvuze ibintu bihari ni byiza nabyo babikwiye kujye sinatwe abanyamakuru gusaba bivuzeho agatwe gusaba bivuzeho kuko urareba ugasanga ibyo bintu tuvuze bireze bro bireze murabizi ko tunihuta tubangura hari ibintu muri from zero to hero mu tuntu nshaka tugiye kongeramo yaba ku mutumirwa tuzatwakira agastories akana tazibagirwa ubutaha ikindi kiganiro tuzatuvuga kuri stories ziba zisekeje zabaye twiga cyangwa mu buzima bwacu bro nyine tugomba nyuma yuko tuba turi gufightinga tuva kuri zero tuba tugomba no kuganira n'abantu tukanishima bro tukanarema ibintu tuzatwibuka kuko turi gukora kugira tujye heza nitudapfa tuzakira kandi Imana yatwandikiye ko tuzakira so twavuye kuri ikintu nabwira abantu twavutse bigoye dukura bigoye twiga bigoye tubaho bigoye tugera hano kuri kamera bigoye tuzapfa bigoye twikomereze sibwanuye tuzapfa bigoranye abanzi bacu nimba wanga Kerads kamuraburi Kerads yanyuze mu bintu byinshi birenze wowe sibyo kuko wowe ushobora kumva ukuntu Imana yatwanditseho igihe kizababwira bikamwereka umuhanzi yaravuze ngo igihe kizababwira ko twari abakomando ariko ibintu Imana yatwanditseho nuko batwanga bazajya tuzatwumva hari akantu nabonyereye gasekeje nta narengana uyu munsi turabiganira byose hari umutipe w'umutiktoka ndaza kumukongorera tumukoreho icukumbuzi tuzanamutumira kuko ntabwo ajya akunda kwigaragaza ariko yandika utuntu turi mu bwenge ndamukunda nkunda gukurikirana utuntu twe yaranditse ngo ibyo wigira sibyo ubukire bwawe n'ubwawe ariko bro ikiriyo cyawe icyacu sibyo urumva n'umujama abantu nkunda kumukurikirana nawe mbona ari inganzwa y'inganzo kuko avuga amagambo yubaka nanjye bajye bakurikirana kuri Instagram yanjye natangiye gushyiraho utuntu bita utumemu ni Kerads 250 kuri TikTok then kuri ID ni Kennedy Keradizo
ejo bundi ndabonongeho akantu bita barista kuko nge ndi umubarista yenenga ikawa nkaba ndaniyamamaje nyine ariko wa mugani nahoze mbona ejo bundi mbona yamaye nka ikawa ni ikintu cyiza nacyo abantu abona uri mu kazi ndashaka kubiba kandi abantu ntibaramenya akazi kaze ntubibabwiye ndi barista wa muntu utunganya ikawa nkayenga ariko se wazazanye ukaduha kandi wowe ntubunareba ukuntu iminwa wanjye yabaye ndabizi kabisa cyo kugira abundi abajene ariko twavuze menshi twari dukumbuye kuganira kuganira hashize igihe kinini Zero to Hero itanyura hano ariko twari tuzi ko tunagira no mutumirwa ngira ngo ntago yabonye rero reka nkubwire twagiye tuganira ku bintu byinshi bro ariko reka tugane ku musozo reka nk'uko twatangiye dushimira abantu ndashimira buri muntu nyine wamaze gukora subscribe kuri General Life TV Rwanda ndashimira buri muntu wese usapotinga mu buryo bwose bushoboka from Zero to Hero yaba ari mu buryo bw'ibitekerezo ariko nanone dusoza tubabwira kino kintu abantu bashaka kwiga ibintu bya photography mane hari ukuntu umuntu agufotora akagucurika akagufotora ifoto yawe ikaza imeze ngwe cyangwa ugasanga kugira ikibuye ukabona nka kuri metero ufite byari umukobwa ari mu kiganiro one day hari ahantu twari turi mu kiganiro the fresh weekend turimo tuvuga kuri bino bintu nyine ku buryo umuntu agira impano yo gufotora ariko akaba atatinyuka ngo ajye kwiga photography kandi ni umwuga mwiza so ugasanga bagufotoye baguha amabinga ntayo ugira cyangwa ugasanga nta nayo ufite ku mugani ariko bayaguhaye urayagira rero nk'abantu bashaka kwiga video production, photography, graphic design, of course, ibintu byose gucuranga piano, batugane hano, batugane iki ahubwo rwose barebe basacinga everywhere kuri General Life General Life Music General Life TV gire hari TV hari General Life TV hari General Life Music and Art Limited Erega impamvu aba n'abaterankunga bacu tuba turi mu biganiro byacu ku munsi nimba ushaka hari nk'igihe umubyeyi aba afite umwana wavutse afite impano yo kuvuga no gukritika ko nkanjye ewani impano yanjye ni ugukritika kuri kuba warishyize ku muhanda ukaba umusitari ngiye nkwibazaho kuva kera ntaramenya naho nzanicara ngo mvuge ngo ariko ukukida n'ivumbi bimeze gutya ni ibintu nyine byanjemo hari igihe rero umwana wabona iyo mpano ayifite ariko ukibaza ni gute uyu mwana azahura n'abantu b'abahanga muri ibyo bintu bagafata impano ye bakayidevelopa sibyo ugasanga azi kuvuga ibintu by'imipira ni gute azaba nka Rugaju rigari nimba ubishaka witinda uri umubyeyi ubigurishirize ibijumba n'inka yawe nimba utuye ahantu za Kabwera nimba ugana aho bita kuri General Life Music and Art Limited nk'abantu hari ukuntu umuntu aba afite impano akaba hari ibindi akeneye ikindi tukivuga gutyo hari igihe nyine umuntu abivuga gutyo ukahita uvuga ngo ariko se ko ntuye kure ikuta umwana azajya aza akiga umuziki cyangwa akiga gutangaza izo nkuru akiga video production graphic design cyangwa ibindi ni byinshi noneho akibaza umwana wanjye azataha Nyamagabe gute yiriwe i Kigali haba amacumbi meza reka nkubwire nyine nimba ushaka umwana wawe kandi bino bintu biri ku isoko ikindi kandi babasha no kuba bakwigisha uburyo wabyaza imbuga nkoranyambaga umusaruro nka YouTube ko wakoresha YouTube channel uko wakoresha zino platform zitandukanye hari ukuntu benshi birabatunze uzi ko narinzi ko ibintu bya buriyo barakwigisha nahoze mbireba umuntu rwose bagakwigisha uburyo ushobora gufata YouTube channel yawe ukayigenga ibintu bya subscribe rwose bakiyongera viewership ikiyongera nyine ugatera imbere so uzagane nyine kuri General Life ushaka nyine ibindi bisobanuro wareba nyine mu kiganiro
nimero ziba ziriho ntago bigoye reba aho ngaho munsi rwose izo nimero ziriho uzihamagare ubasobanuze bakwakira reka dusoze nyine mwari muri kumwe n'inganzwa y'inganzo mukambwe ibihembwe Keradizo of course icyago cyane ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye Impano entertainer of course the king of Mike anyway Imana ibarinde thank you. Waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika? Iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga, bakwigisha computer hamwe no gutunganya amajwi, audio production. Umunyeshuri wize muri iki kigo abanyenerwa tumurebereho ku murimo abikesha ubumenyi yahawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri iki kigo. Abanyeshuri bahiga bakaba bakomereza amasomo yabo hanze y'u Rwanda babifashijwemo n'iki kigo mu rwego rwo gukarishya ubumenyi n'ubushobozi. Muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire, abarangije troncome, abarangije segonderi, yewe n'abarangije kaminuza. Kandi tubafitiye amacumbi y'abahungu ndetse n'ay'abakobwa. Muramenya ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukomereza amasomo hanze y'u Rwanda. Abifuza kwiga muri iki kigo mwadusanga mu mujyi wa Kigali Kimironko. Ukeneye kumenya byinshi birambuye wasura imbuga nkoranyambaga zacu YouTube, Twitter, Instagram na Facebook kuri General FTV Rwanda, cyangwa ukadusanga aho dukorera Kigali Kimironko. Ku bundi busobanuro wabariza kuri 0788 32 8205 cyangwa 0788 71 75 39. Isi ya none ikoranabuhanga niryo terambere ryawe ry'ejo hazaza.